ukajura nkuriki waje asiga ubishimba kwaye bushize Nosi njanja ndasigara mu mbuga njenye. Nojura asigara mu rugo. Ubu si bishimbo batwaye ubushize waruri. Kuko hari wankurikiye. Abasamba baje mu rugo bakabura ico bajana bakajana nje. Ubwo ushatse kuvuga ko mu nzu nta kintu kirimo. Kirimo ariko nosi harimo ishati y'ingutiya. Nto harimo ikindi gitenge. Nasigara muri rura rupangu njenye. Amasaha akoze ubu ntiyagemetse ibintu byo Izo wa mugore we numva ngo wazanye cyo musuru kwa atamwibye atabijana uraho ye mugo arabijanye ugiye hesi ndi kubona wifashutse akuzahora ungenzura uzageza ryari bema niba nkubashije ngo urunzwe he ibyo ni ibintu bikaze uri mabuko ariko ntabwo nkubahaga kubera ko witesheje agaciro ntabwo ushobora kumbwira ahantu uvuye urambaza urinde wundi wowe uri umugabo wanje kubaza nabyo ni ibintu bikaze koko kazana bikigiye basigaye baravuga igihe mampagamiye ndarambiwe njewe nzakora ibyanje ibirayi ku isoko nangahe ubonye mvuye kubiha ibishyimbo bye nangahe nta mwangenza niko mubye wajya ushiramo nakububyeyi kisika amafaranga umugabo wanje ahembwaga ntaga yakuzanira ubwo niki ko mvuye guha ngo ibishyimbo nangahe ubonye mpetse bishimbo niba utari mpetse imyenda zanje niba utabivanye ku isoko wabijyanye bijana mbivanye manukansa umva none si ibijumba ku isoko birahari ibijumba birahendutse mabuke njewe reka nkubwiye ndi umukazana wawe ariko ntago nkubahaga kubera ko wankoroze nkihage kandi narakubwiye ngo nzabusaziramo niba utambwiye ahantu uvuye ujura abaza umuhungu wawe ni uguhahiraga buri munsi hari ubwo icyo gikapu tujye kureba ibintu biri ndinze kunyunyuka guca ntaraje mbyibuje none ukomeje kumpagarara umva ariko nosi nitwe twakugize guca wavuye iwanyu warahombanye aka ntabwo arakumira akasakumira nyoko nawe azakugira nk'umugabo wanjye umugabo wanjye simviraga nyina sanyicishije inza ariko tubwire ibishimba ku isoko none umuceri ugeze kurangahe umuceri sura wumfatanye ubonye mvuye ku isoko kubera iki ntaba mvuye guca inshuro nuvuye he ndahahisha ubusumuga banje ntayakuzanira kuzenguruka umuhungu wanje hakiri kare ibi nabishanye nanje nk'abantu ubwo nyine niba utavuye guhaha uratwereka feri uvuye narakurambiwe ariko nzarusaziramo ko wankoroze nkirugeramo singaho ndatwite wari uri kuvuga ngo ntandamara ntabwo umuhungu yaza kanze nitaba uyu muntu witaba nde ngo ni umugabo wanje agiye kuyaguha yahembwe inkuba ziri gukubita ngo ndi inkuba ngo mbwira urabona nakubye mbese ndi igihuki ntabwo byakubye ku musore uranyereka ibintu biri mu ico gikapu ntabyo nkwereka nubinyereka ntabyo nkwereka watumye nkuka urabinyereka tuzahangana ntuvuye ku isoko ntuvuye guhaha umuceri ntuvuye guhaha akawunga nta bishimbo nta kintu wari wajyanye ntose uvuye uzagira umuhungu wawe niba udashaka akantunga aza gutunga akugira ngo ushuraho rurankoroga gutya rabira ibere ni ry'umukobwa iryo bere ni iry'umuntu uri kubona ringana n'iryawe wonsaga abana bangahe ibyihebe byo muri Nyabugogo byose reka nkubwire nje reka nkubwire nagufatanya na nyoko nkabakuriya witonde atansi zana icyo gikapu tureba ibintu watandaraje ntimukantana uzirazeho igikapu cy'ikimwana umuntu wemere gufata iki gikapu nta bintu byinshi ndikuvugana tuzahangana mpaka ndusaziremo nzarusazira shira hasi turebe nzarusazira mu ico gikapu ntacyo nkweretse ayiwe nyereka mu ico gikapu duhuje ubwoko rero kugira ngo ubyemere ntabwo nje nta wankoroga uri umuki uri umusinga uri umuhese ikisiko kiri kureba nk'ikigabo cyari y'ibyo by'umwana kivuye raho ye mubyeyi raho mbeki dama ndaho meze neza Muye na mabukwe mutera siko ndi kubona uko ubyibuha nk'agasazi gaturi bagirora umugabo ntari kugabura kabisa amasiya bari kugabura ariko dufite uyu mukazana wanje kumureba kudo nta kuzana amagara ntaki bazahora ngo guca
dore njyewe biri gukunda ariko mfite umukazana hano yaramujabutse yashize ari kuma nka kagati k'inoze ngo ari kuma n'umugore wa mukuru wawe ceceka wagahenda rata undi kuma hari nyo kutumye numira mu ruru nawe ntuzuravuga nabi turi mu muhanda ego mugore byaramenyekanye ibyo mabukwe ibyo nkoreraga byose byagiye hanze none usimba bikoreraga mu ibanga umukazana nzamushobora ubwo se makidama mwari muri aho gushima Imana shameze neza n'ukuri naguteyeho inyama mwana we urajya wihata ibintu by'imirire urya ibintu biva mu mazi n'ibintu bikomoka ku matungo nk'amagi beshajaraja no gusenga nagamateke nkugemuriraga nyine uje uratsimba ako ntagereye ako nigire kwibigenda nasanze n'amabukwe ujya nakabavu kamwe ntago bamenye ko ndi umukazana agenda umwana oya agamatari birengerera yewe tukomesha hirya yewe mugereho amahoro nanje nari ndi kuganira n'uyu mukazana wanje ngo numve ngo bimeze yewe mugereho amahoro kanigende sawa umugore yanze kutwereka ibyo afite reba niba haracinyiye tunganya imbaraga nasiga nkushyizeho nahita gukandagira umukamenyera n'undi munsi ni mukamenyera umva nabagatanya na nyuma reka do baracisha nawe se ubundi uri mu reba utumye cyembo nakaboko kandi waho bitera karindagiro ubonye bangaritse wanga kunkiza nyuyongere cyenda kunkiza wera haresi ari nje naho wakize ndi neza ntabwo ubonye ukunkangiza hari ariko ubonye jido nari mu ariko do buretse nturarara nani muhaye nyine buretse ninjye nawe turabonana kandi managura mu mugongo kosi ntuheruka no gufura byiborera ubundi se uguhanagura ibintu nose ubundi reka sibankubise kaduki uhari nose ahubwo nanje ibyo nibyo nari ndi gukurikirana nta kibazo byihore urabikurikiranye bigenda bite ariko ubonye ukuntu nari mumereye nabi buretse nimugoroba baratubona baratubona buretse urambona urasa umuhungu wanje ataje kunsubiriza amazi nikanda akaboko kirakazagira ese ntumvunitse namba ari inkweto rimwe bamvunye nawe ususyageka zagira do kirange gise kibyimba me nta kundi nyine ubwo nambaye inkweto rimwe si koko